nuvuga ngo ubunyine uri ready wose ubiruka byara ubunyine ntuzagira ikintu na kimwe ukatamo buri kintu mvuga hano uzagitanga ntaco nza nkata nawe nigeze kubona umuntu umwe yishuka kuri kamera umwana ye ngo ni umuganda inko umwana ajye si umuganda umwana ajye ni umuja mu ikanisa mukavuga amayinjiri gusa amayinjiri adafite ikintu ari gufasha pi naho niho hari gutuma natsindiye ku manota ateye ubwoba natsindiye mu cyiciro cya mbere mu mena rugamba neretse amanota mama aho kugira ngo anezerwe ararira yaba ariyo mpamvu kubera gukurira mu buzima bw'ubukene yatumye ubyara ndashaka kuzitegurira amazishi yanjye nkiri muzima iyi ikurikiranyije ejo bundi abantu aho kugira ngo bahaguruke mutabare muri mu bisirimba ingufu abasore bacu bari mu gukoresha mu bisirimba dushaka uburyo twazoza tujye gutabara ruguru ahubwo ikibazo cyanyu mwe muza mushaka kudifeminga abantu mu marenga kandi mutari ibiragi bwira umuntu ibugande nari mfite abana bo mu muryango ndera abatwara nk'abana banjye mpora ntekereza nkavuga ngo yene ntabona umugabo nzabyara na papa narabimubwiye na mama narabimubwiye barabizi pe ibyo nabikiranutse simbikiranutse se no kuri media ntiyazagira umuntu mbaza ngo ko wabyaye ningera imyaka 33 nkabona umugabo ntari maraza nshaka je nzabyara abana kandi nayo mabyara ari ndaheka nabakurikirana koze programme ngafatwa mfite ibimenyetso ntasinaruha mbyihakana umujura nuwafashwe ariko abajura turi benshi abakoze kiriya kintu nito ubu bavuze ngo bafate umunzani bawushyire nko kwikanisa kandi kera yaguteye inda kunterinda no kunshaka biratandukanye ushaka kuntenda ariko ntitubane kuki atagushatse icyo udakwiye kumbaza none ahangaha ntumbaze ngo wenda ngo zijyane ngiye gufata imbunda kuko sindayifata ariko wasanga Biden kumenya ko umugabo tutabana cyangwa ntanamugira babimenye naramaze kubyara n'umwana ari mukuru najyaga njye no mu Rwanda bakambaza atameze ati nkamuhamagara kuri telefone bambwira ati ruzinda na bikwaye baba powa vugana na nyoko bukwe wabyaye uri muto mu myaka mito nkuko wabivuze unatangira avuze ngo ndi umukobwa muto ni gute ubuzima bwahindutse rero nyuma yaho noneho satani yarongera urabona nyogosenge yakwanze so wanyu yakwanze usigaranye ndetse ariko Imana ninde ngo ategereje umugabo afite imyaka 40 ngo ategereje umugabo akarinda agera muri menopause ategereje umugabo nuzajya ntago abakobwa twese tuzoshakwa ibyo ni politike z'amatorero zo kubesha niyo mpamvu kandi azamubabarira nyabuna cyane Yesu yiteguye kutubabarira Yesu yiteguye kutubabarira ibihe byose Yesu ngira amatindi nari umunyakuri wararetse A world of stories. Murakaza neza kuri AFRIMEDIA live wafunguye video turakwakiriye tukifurira amahoro n'imigisha iva ku Mana. Uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa umubyeyi w'umwana umwe mama cyangwa se umukobwa wihagazeho cyangwa se wabashije kwiyubakira umurimo umukinyozi umukobwa w'umunyamurenge umukinyozi kandi noneho ukora imirimo y'abagabo ariko akaba bikorera abastari ntabwo ari abantu basanzwe bano boroheje ni abastari cyangwa se aba celebrities nkuko ino mu bihugu turimo babivuga tugiye kuba tuganira afite story iri engaging tuze kurambirwa rero tuze kubana nawe ndabizi kuri buze kuba inspired wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyi story iraza kukuryohera Cynthia mambo poa bikwaye biye kabisa kwaje turashima Imana tumeze neza hano muri AFRIMEDIA live nta kibazo natwe nuko kurabona hari ico bitwaye Yesu imirimo yarayikoze ameze neza kabisa araregeye umeze neza cyane abakurikiye AFRIMEDIA live ndabizi neza ko iyi sura atari ubwa mbere uyibonye iyi sura iri gutrendinga muri iyi minsi social media yose yabaye ikibazo niyo sura ihari niwe mukobwa cyangwa se umubyeyi uri gutrendinga kuri social media cyane cyane ama status WhatsApp YouTube Instagram ubwo nzanze bikunze ntibabuza aho mubona natwe rero nka AFRIMEDIA ntabwo dutangwa aho ngaho aho bishushe tujeyo kugira ngo tumenye amakuru tumenye niki cyabaye ni nayo mpamvu twashatse kugira ngo tuganire nawe ariko nanone adusangize 1 2 3 namunayi aze kutuganiriza nawe nibyakunda Cynthia Naanza kudanganya watu sawa tu ikibazo canje cya mbere
utaranivuga kuki uri gutrendinga? I don't know ntago nzi impamvu mwebwe mutuma trendinga nimwe mwambwira wowe urabona ari nk'iki gituma trendinga. Bwira abakunzi ba AFRIMEDIA bakubonye umwe yakubonye kuri stati undi yakubonye kuri Instagram undi yakubonye kuri YouTube why uri gutrendinga gutya? I don't know ntago mbizi kubera ko ninjye uri gutrendinga ariko ntago ari njye uri niba wankize ku rubuga rwa AFRIMEDIA cyangwa ndakanshyira ku rubuga rwa Kanyamukwego cyangwa ndakanshyira nibuze impamvu why he choose kunshira hariya. So I don't know. Iyo birebye wewe utekereza ko ari iki? Wenda baranyishimiye barambonye abana ndi kwaca ibiraso byiza afata umwanzuro ngo akomeze abantu bose bamenye n'abatanzi bamenye. I think so ntago mbizi. Ngaho ibwira abakunzi ba AFRIMEDIA ubundi tubone kwinjira muri ibi bintu ntibiza koroha. Niki kitoroshe Rwose ntabwo umuntu wa trendinga areka kutubwira amakuru. Nayaho ushaka kumva banza ubibwire maze mbibwire banza bamenye kuko hari abatarakubona bumvise nubwo twababwiye ngo ratrendinze utarageraho bari. Okay, good trending asaba ahubwo buriya suko maze iminsi nivuga abantu bamwe batari bazi undi we noneho bakamenya nabyo byashoboka. Niyenda nitwa MWIIZA Cynthia abandi umukobwa mutoya cyane abandi umumama afite umwana w'umukobwa abandi umuntu ukomoka mu bwoko bita Abanyamurenge abamva mu Murara bita Abasegege abandi umwishwa Abanyabyinshi. Se sinivuze sindangije nibihagije. Ni nkuko udafite icyo asobanukiwe aze kwandika muri comment atubwire ico yasize nawe azagisubiza muri commentaire. Niki wakoze gituma social media kumenya ubu nyine kuruta mbere? We kugira ngo umenye wamenyeye kuki? Kuri social media. One of my team bamwe mu badukurikiye barambwiye ngo ese wabuze umukobwa uri gutrendinga witwa Cynthia. Bakubwira ko yakoze iki nyine gituma trending. Ngo ari gutrendinga. Nanjye nicyo ntaramenya kugeza n'izi saha. Ntukizi icyo wakoze. I swear in the name of God I don't know what happened. Iyo bitekereje rero kubera iki ubu nyine? Kubera iki muri kino gihe? Hari iki gihe cyo kivuze kuri wowe? Igihe. Time igihe kimeninga ibintu byinshi. Ye buri moment cyangwa buri gihe kigera kuri ngewe. Kigira impact kigira mu buzima, kigira ibyo gisiga, kigira ibyo kinyibutsa. So ibihe byose nshiyemo imyaka mfite bifite icyo bimininze n'iki ngiki gifite icyo kiminize. Kubera ko twicaranye nawe. I have never mbitekereza ko tuzaba twicaranye ariko turi kumwe. Waba hari ico urelatinga mu buzima bwawe kuvuga ngo iki gihe mbese wicare wizibazeho ko na trendinze byagenze gute utangire kwibaza ngo why? I don't ask myself why I'm trending. I don't ask cause ntabwo giye gutrendinga kwanje nta ruhare mbifitemo. Nta nubwo nzi n'icyabaye nanjye ahubwo ndashaka kukimenya. Namwe muri iyi mihanda yanyereye bimeze bite niki cyabaye? What happened? What happened? Haya, Cynthia twibwire mu buryo background yawe, early life yawe, ubuzima bwawe ukiri muto. Nkiri mutoya. Tunyuzemo kidogo. Nkiri mutoya. Mama na papa nge barantwise barambyara. Mbaho. Ubuzima butoya nabayeho nkuko nabandi bana bose babaho bakurira mu mabyeyi. Ndakura ndiga amashuri ndayarangiza. Mu buto njya mu buntu nyine mbu umuntu mukuru nkuko ndebuye munsi. Ubuto nyine nabo bayimo nkuko nabandi bana bose babubamo. Kereka yindi umbaje ukambwa anything ari ikintu nyine wumva like wenda ambaza mu buto ariko ngiye mu buto nakoresheje ijambo ry'icyongereza wenda risobanura cyane your background. Background ni kutubwiraho kidogo kuri story yawe uko wakuze. Okay. Story ndaza wenda kuvuga nk'ubuzima nibuka bwo muri background yanyise nkiri umwana. Okay. Ushobora kuba stubborn. I was stubborn very until today. Yes, tubwireho kidogo muri background ya kidogo tubwireho. I was very stubborn, I was intelligent. Nari umwana nyine babana bavuga babanyabwenge nakundaga kumenya narakubaganaga cyane. Biri abana bakubagana umuntu wese ufite umwana ukubagana ntukamukubite. Abana bakubagana bakunda gushakisha nyine kumenya narakubaganaga pe
ahubwo birantangaza kubona umwana wanjye adakubagana bitewe n'uko nakubaganaga. I was very stubborn and intelligent kubera ko mu myaka yanjye y'ubuto y'amashuri mato nagiye niga, ndibuka ko nge nigeze kubaho umusitari ndi mutoya niga mu noneho si ubwa mbere kandi ntabwo nabaye umusitari mu kintu kibi. Abantu bize ku kigo bita Imena Rugamba by then hitwaga kwa Butera Kicukiro, byanga byakunda baranze kubera ko nari mu myaka nka 10 wenda n'umwe se na 11 ninjye mwana wo muri primaire ngira ngo abanje kujya kuri televiziyo y'u Rwanda gukora icyo twakwita to talk, kuvuga uburyo ubonamo impact genocide yagize, uburemere bwa genocide mu Rwanda, uburyo ubyumvamo kandi ndi umwana mutoya. So kuntoranyamo ngo ngende ngiye kuvuga kuri ibyo bintu byanga byakunda hari ubushobozi bambonagamo cyangwa hari icyo babonaga like bitewe n'ibyari byabaye ko hari habaye imikino ku ishuri yo kwerekana ububi bwa genocide n'ingaruka za genocide. Ariko mu bana nk'ijana batoranyamo ngewe njya kwicara ku televiziyo y'u Rwanda na Pasiteri Rutayisire n'umuyobozi wacu kigiye Biden twabutera shaka yaranapfuye, rest in peace I think so. Bishatse ngo iyo moment sinayibagirwa. Wari brave. I was, it is not about brave but hari bright cyangwa hari ikintu babonaga mu mwana mutoya gishobora capacity y'ikintu cyiza gishobora kubakwa kigakura kikagirira akamaro societe. Iyo ni moment yo mu buto. Ikindi cyo mu buto ntashaka kwibagirwa n'ubuzima, challenges z'ubuzima twagiye tubamo mu buto. Twabaye mu buzima bwiza tuba no mu buzima bubi, byanga byakunda hari ibyagiye bibamo hagati aho ngo mu buzima ntakibagirwa. Wadusharinga story ntoya yagukozeho mu buzima bwawe ali life iri personal yagukozeho uri muri ico gihe? Kuba umupangayi ndi muto. Nabaye umupangayi niga nko mu wa 3 primaire cyangwa mu wa 2. My whole life of primary nari umupangayi. Navuye mu bupangayi ntangiye kwibana. Nicyo kintu muri background yanjye ntakibagirwa cyangizeho impact ku buryo yewe umwana wanjye nta muntu wararana umwana wanjye icyumweru ngo bikunde. Umwana wanjye mfite kumurira kereka napfuye ariko ndi muzima. Umwana wanjye ntashaka umupanga yabe no gusurana muri vacances, bashaka asurana iminsi nk'itatu akongera akagaruka. Kubera iki? Ntabwo nkunda ko umwana wanjye aba mu maboko y'abandi bantu. Why? Kubera ko nakuriye mu maboko y'abandi bantu. Ukura nabi se cyane? Naba narakuze neza, naba narakuze nabi, nakoreye mu maboko, ari amaboko nakuriyemo ntagombaga gukuriramo bitewe n'ubuzima. Buriya umwana wese mu gihe ababyeyi be ari bazima batarapfa akwiye gukura mu maboko y'ababyeyi biwe. Kubera ko nta wakunda umwana we nk'uko wamukunda, nta wamubabarira aho yakoshe nk'uko wamubabara, nta n'uwamuyobora nk'uko wamuyobora. Abana bapanga ari bato bafite ibikomere bahura nabyo. Niki cyakwensipayarinze kidogo tube tuvuye aho ntacu turahagaruka kugira ngo ube umwogoshi? Ikintu cya mbere kuko ntibisanzwe mu banyamurengere n'abanyarwanda n'abarundi badukurikiye hano, kuko dukurikirwa n'izo kategori z'abantu bumva ikinyarwanda, ikirundi, ikinyamurenga, abantu baturuka muri Noro n'abanyakenya basigaye bumva uru rurimi. Ni abakobwa bake nzi bakora ku kazi. Ikintu cya mbere nta kintu umugabo akora umugore atakora, kandi icyo umugabo akora umugore yagikoze kiba cyiza kurushaho, kubera ko abagore tugira icyo bita gukora twitonze, tugakora ibintu biri perfect. Rero mu myaka y'ubukuru bwanjye cyangwa mu gutekereza gukora, nagiye ku kigo bita MWIIZA in Uganda, aho bita Masaka, niga icyo bita hair dressing and beauty, mbese gusuka, gukora makeup, gukora facial, gukora nyine ibintu bijyanye n'ubwiza. Hari abandi babyongeraho bagakora n'ibyo bita cosmetics, gukora amavuta yo kwisiga kugira gute, ariko ngewe nagiye muri iyo
muri icyo gice cyo gusuka cyangwa no gusiga makeup kwako cyari favor kuba nabona favor byihuse yo kuba natangira gukorera amafaranga kugira ngo mbashe gukemura ibyo nagombaga gukemura by then. So niga icyo bita hair dressing and beauty, bitarimo kogosha ariko hari abogosha. So nyuma y'igihe after some time nza gusanga no kwiga kogosha nabyo nta kintu bitwaye. Ndavuge se ko nsuka nkaba nasiga makeup nkaba nagira gute, ngize icyo bita umwihariko cyangwa gukora ikintu umuntu abona nk'icy'abandi badakora nkakigerageza nkabira byagenda gute. Ntangira rero kuba inspired no gukunda kogosha, ntangira kujya ku YouTube nkareba, ntangira kubaza abantu, mba mbafite abantu nyine nzi ko abizi nisanzuraho gahoro gahoro, nanjye mbyisangamo nyine mbimenye. Nisanga ngeze ku rwego nyine rusaba akazi, nkagenda ahantu nkasaba akazi ngo ndashaka kogosha, nzi kogosha, bakabitwara nk'urwenya ariko bampa icyo bita igerageza bahereza umuntu agiye gusaba akazi, bagasanga nyine ndabizi, bagasanga ndi maître. None uyu munsi mbikora mu buryo bw'umwuga. Aho ni mu Bugande? Natangiye kogosha ndi Bugande ariko ntabikora cyane, ariko ngeze muri Kenya mbikora cyane. Ubu ngubu ndabikora cyane cyane. So ubu ndi umwogoshi kinyozi, baba by professional, hairdresser by professional. Niko kazi kadutunze nabi wanje nabi wawe. Turagaruka kuri iyo kidogo. Nza mbona status yawe sometimes ushiraho abantu bamwe baremereye hano muri Kenya, kaba Mambo Mbotela, umunyamakuru twamenye hano. Ku muntu utamuzi, umuntu mvuze ni umunyamakuru wamenyekanye hano muri Kenya, akunda kumushira kuri stati mu myaka ya kera tukiri batoya. Abantu bakunze igiswahili hano, niwe muntu watangaje kudeta muri 1982 hano muri Kenya. Uwo mugabo igihe bakubisemo ikudeta nabonye umushira kuri status. N'abandi bagiye batandukanye. Umitinga n'abari abantu gute? Mu by'ukuri bariya n'abakiriya nabonye kubw'umugisha, kubera ko ntabwo nigeze mbigiramo uruhare. Kuba uyu munsi Mbotela ari umukiriya wanjye, nta ruhare nigeze mbigiramo, naba mbeshya umuntu. Mfite Wajakoya. Exactly. Umuntu utamuzi wenda nawe wamubwira. Kutazi Wajakoya ni umugabo wiyamamaje ku perezida hano, wenda mbibutsa babaye hano muri Kenya, umwe wavugaga ibintu by'urumogi, kazohingura urumogi. Nta kintu rutwaye kuba burwa rukaba. N'ibindi. Hari n'abandi ba MCA, abantu bakomeye. Mfite abakiriya benshi b'abantu bakomeye. Rero nabonye akazi ahantu heza. Mfite abantu banshakiye akazi bitewe nuko nyine bari banzimo ubushobozi. Barambwira ati hano hantu hari akazi kandi barashaka umukobwa uzi byose. Ubwo bavuze uzi byose nk'umubitisha se ubwo bawumvisha iki? Uzi byose no uzi gufata abagabo neza. Apana muswe munatu ayibisha. Umuzi byose ngo baje no hango ushashaka umuntu uzi byose hano. Ni umuntu uzi kugira gute, ni umuntu uzi gukamera, uzi gucuranga, uzi muri Kinyozi. Muri Kinyozi ntitwirengagize ko nako kaba karimo bakanabategeka n'uburyo bambara n'ibindi n'ibindi. N'abakiriya kandi tubayeho kubw'abakiriya bacu baza kuduteza imbere. Ariko iyo umukiriya agiye kuguha akazi akavuga ngo umuntu uzi byose, ngo umuntu uzi beauty, ushobora gukora facial, ushaka gukorera uruhu rw'umuntu rukasa neza, umuntu uzi gusuka, umuntu uzi kogosha no kwengesha abakiriya cyane. Icyo bita customer care. Byose nari mbifite. Byose mbikorera ibizamini ndabitsinda. Ntabwo akazi uyu munsi ndi gukora kubw'amahirwe kubw'Imana, nanjye nkisanga sometimes nakoreye umukiriya ufite izina rihambaye, sometimes ntanabizi. Buriya kugira ngo menye ko Mbotela mumenye, nari maze kumukorera for long ariko ntazi ko ari Mbotela. Ntazi n'icyo ari cyo, ntazi n'icyo asobanuye. Ariko kubera abantu bakinjira bakamusanga muzeona nyine umunyamakuru wakunzwe cyane. Akavuga ati mimi napenda Cynthia sana. Hata yeye kama ananiona Mbotela ananipenda sana. Huyo ni boyfriend. Nataka girlfriend wangu ko wapi? Urabona umuntu ugejeje imyaka hafi agiye kuza imyaka 90.
uramubona kashaje ngo rero no kugira ngo umwinjize kumwicaza ku ntebe no gufata murafata kugira ngo mumwinjize ariko ashaka kuza yasanga ntahari agasohoka akagenda reka kubera ko azi uburyo mufatamo kandi nkamufata neza nkamwogosha ntamubabaza nkamuhendahenda ibyo byose biri mu bintu bigize customer care. So ndabishimira Imana yuko Imana yampaye favor mu kazi nkaba ndi mukora akazi kanje neza kandi kakagenda nkuko ntanabitekerezaga. So baba muri macyandu ndumubaba urumwogosha sinzi niba ari abandi bogoshi b'abanyamurenge kazi bahari ariko ndahari ndabaserukiye n'abandi bitinyuke bazaze batubwire ni iyihe story iri behind yo kogosha imaze kugutacinga kubera ko wabaye umwogoshi uri proud yabyo wirirwa ubisharinga everywhere. Niki wishimiye cyane kugira ngo ubukora ku kazi mu gukora ku kazi kwawe? Nakubwiye yuko ngenda mu beauty bino bintu ndi gukora naranabyigiye ntago ari ibintu nabyutse gusa ngo mbitibuke mhoya ni ibintu nigiye ngo ni ibintu passion gukora ibintu wumva ushaka. Ikintu cya mbere ni byiza, ikindi cya kabiri birimo amafaranga, ikindi cya gatatu birahugije umwanya wa hano hanze. Niyo mpamvu wabonye uri kumbwira ngo gutrendinga sindi no gusobanukirwa ibyo urimo uravuga cyane kubera ko umwanya mfite muto ushoboka w'ibindi bintu. Mfite umwanya muto w'ibindi bintu. Niba unareba status zanjye niba uzireba kenshi ziba ziriho akazi kanjye. Iyo wabonye ukabona nagushyize kuri status ujye umenya ko nagutekerejeho. Banagutekerejeho. Uvuze kuri stati nshaka zari mu bintu nari bukubaze n'ubundi mfite mbizaho. Status isobanuye iki kuri wowe? Status gani? Ya simu ama ya simu, status ya WhatsApp. Status ya WhatsApp. Ikintu cya mbere ntago mpfa gusevinga nimero y'umuntu muri telefone yanjye. Nubona na savinze ni saving kuko umuntu ya status yawe exactly muri telefone yawe nimero yanjye iri saved exactly ni yawe muri telefone yanjye iri saved. Rero ibintu nkira kuri status mbashaka abantu na savinze babibona. Nimwe mba nabishyiriyeho. Niyo mpamvu ubona kenshi ubuzi ko babibona. Niyo mutanabibona mujye mubireba nimwe mba nabyo nese mba nabishyira ngo mbyirebere. Nuvuga ngo uri aweya uzi ko stati yawe baza bayireba abandi. Yewe abantu bareba status yanjye ku munsi bashaka ko bagera 100. Ariko muri abo bantu bareba status yanjye 98% n'abakiriya banjye. Niyo mpamvu ubona kenshi nkiraho akazi kanjye. Za kinyozi turi nyinshi. Twari n'igihe ushiraho watongana warakaye wajaminze. Muri gihe nari mbizi ko n'ubundi buri abo nabwiraga bararebaga. Nshaka no gushyira status ndi gutagetinga umuntu umwe wenyine. Umutuka? Umwe wenyine. Si ugutukana. Abantu gabaza batwara ibintu bitandukanye. Shaka gushyiraho status ari ubutumwa ndi kohereza ku muntu kwa ko bitagushimisha kumva ko ari ukumutuka. Ntago kuba ari ukumutuka. Nshaka no gushyiraho status mbizi kiri burebwe n'abantu 50 ariko ntagetinze umuntu umwe yamara kuyibona nkayisiba nkayikura. Kuki mutagetinga kuri stati ntumubwire? Banyango mwe ko ubutumwa muhaye n'abandi bamenye ko nabumuhaye. Ntago mushaka ari wenyine ubusoma n'abandi bamufashe bamuso. Niba utanamugira abandi bamubwire. Hari abatara status njye ariko nashyira kuri status abandi bakamubwira. Kandi nshaka kugutuma Gabi ngo tuvuge ndarandike ngo Queen nareke gukonkobora abantu. Bikohereze muri message ngubwiye ngo genda umbwire Queen ngo areke gukonkobora. Why utabwira Queen? Hari igihe Queen nshobora kuba ntashaka ko abimenya wenyine. Ndashaka ko abimenya na ushaka kumuteza isi. Si ukumuteza isi biterwa n'icyo nshatse kumubwira. Queen ndashaka ko ibyo mubwira na Gabi nawe amenya ko nabimubwiye ejo atazambesheraga kavuga ngo namwandikiye message kanyishyire kuri bose babireba abantu bamenye ngo ubutumwa baguhaye bwakugezeho. Uko sawa twendere na operation haina shida. Ubu uri kubaga abantu mbese ubakorera operation. Wewe uri kwanyisha status zanjye ziba zimeze nabi. Ndabaza nyine kubera ko hari ibintu mba mbona washizeho ngira ngo uri kumwe n'uwo muntu wamwikorera ukumukorera ikindi. Oya. Yageze kuri urwo rwego ndamushaka tukabonana. Ariko status zanjye uri umukirisitu bwiza abantu kuri ko status zanjye kenshi ziba ziri hakazi. Niyo hacamo akantu kacamo sometime ariko abadukurikiye bufite nimero ze muze kwandika muri comment niba muzamubona stati mutubwire icyo muzamubona. Yego tubaresha tunga nimero yaje. No kumbe status zanjye ziragufasha.
wenda ntiza zimfasha zonantangaza sinzi kimwe muri byo nta kintu bitwaye. none hari abaza bakubwira ko ushobora kuba ari udi kuri sitati yawe, like bashobora kuba wenda uzu gahe baza ukuntu bimbaje kuri AFRIMEDIA, none bibaza abatafite cano babimbarizaho nibo benshi. Nubwo ngo status nimwe muri platform z'Amasimba TV show, mvuga mukore subscribe, simukoze mwimana subscribe niki cabaye. urayivuze nanone reka nkubaze, ndimo kubona ujaho sitati gusa niyo cano yivuge kura bayita Amasimba TV show. bisobanuye iki? Amasimba ni inka z'inyambo z'abasegege babakanika, zari inka za sogokuruza wacu. It's a history, ni izina rifite history. So naritoranyije muri history yose abakanika bafite, ndareba ndarikunda ndarishima ndaritoranya bari ryo nitacano yanjye. Uravuga ati reka izi nka z'inyambo nzitirire cano, noneho nzajya nyibwiriraho abantu kuri mbambura ubusa mbatuke koko. Nizo zakoye abageni bose bari mu basegege babakanika, izo nka bita Amasimba nizo zakoye abakazana bose biwacu. None urumva hari ico twase kuzitacano yanje ukazikoreraho operation yo ko ba mama zikwa ba mama mudogo zikwa kuri zira ko abagore babasaza bacu ntakintu zitwaye. Nzo nari mvuze ati se ukazitirira izo nka z'inyambo kugira ngo uje kubwiza abantu kuri ngo ukoze cano yo kugira ngo uzajye ubwiza abantu kuri ngo batuke ubambura ubusa abandi ndashaka kumbwira igitutsi kimwe cyonye nabonye ku Masimba tuhite dukomereza aho ngaho. Nabonye abo hawo bwira ngo urabwira barunaka na barunaka, ndashatse kuvuga amazina muje hano mugende muje kureba. Kubwira umuntu no kumutukana ibintu bitandukanye, ariko ugahita utekereza ngo nje gukora video ndi kubwira umuntu runaka. Wowe ntuzi ukora video kuri AFRIMEDIA ufite aburi kubwira abantu none baza bantanga zabe no mwikanisa. Abapasteri bajaje mwikanisa bakabwira abakristo babo, nanjye mfite itorero rikomeye ndi natangiye ikanisa ku Masimba, ariko ngakora video ndi kuvuga ngo reka mbwire Cynthia urambona wagize gutya ndakubwiye ugakora. Ndashaka gusa ko ari igitutsi cyonyine kimwe cyonyine uvuga ati ariko mwiza erega no kumentioning izina ati ndakubwiye wowe Cynthia ndakwiyamye witwa Gabi. Uzankorogure ko ntazaza ku Masimba nkabwa ati ariko Gabi none nzavuga ndi mazina kandi ariyo mazina yawe. Buri wese afite amazina yiwe, nayo ni nkukoroga uzaze kuri AFRIMEDIA ngo haye uburenganzira. Waba uzi ko bihanirwa n'amategeko kuba ushobora kudifeminga umuntu buriya kuri social media? Ntago ari ukudifeminga, kubwiza umuntu kuri no kumudifeminga biratandukanye. Ahubwo ikibazo cyanyu mwe muza mushaka kudifeminga abantu mu marenga kandi mutari ibiragi. Bwira umuntu kuri murangizanye gahunda zikomeze. Nge ntago ndikiragi. Nari nkubaje se mbere urumukirisi kandi sindadifeminga umuntu, nta muntu ndadifeminga. Ahubwo ibyo bavugaho biba biri ibyo cyane mba mbifitiye na fact. Buri cano nzavugiraho ikintu uzagerageze ujye uzumbwa ati ariko mu kino kintu navuze ugifite fact nzangwereza amagambo ngo na fact yazo bijye bigendana bikurikiranye. Kandi nimvuga Gabi nkakuvuga nabi uzagaruke kuri media uvuga ati yamvuze nabi wisobanure mburanye nza n'ibimenyetso bigufata. Nari nkwaje se urumukirisitu mu buryo bujyanye n'iki? Ubukirisitu nyine ubukirisitu ni iki kwanza duhera aho ngaho. Hari igihe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe akatuza n'akanwa ke akizera n'umutima we ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ikintu nemera nuko ndi umunyamurenge, ibyo ubukristo anytime unohinduka nkabajya no muri indi dini kuko mwamaze kubijabura murabijabura ibintu byarajabutse anytime unahinduka nkaba n'umusilamu. Ikintu mpagazeho neza nzimpagazeho kidafite guhinduka nuko ndi umugore nkaba n'umunyamurenge. Ibyo niyo nogira gute ngo bihinduke ntibyashoboka, ariko ibindi bisigaye anytime nahinduka ejo mu gitondo tukabihura ndi umusilamu cyangwa nkahura ndi umugaturika. Waba warafunguye iyo cano kugira ngo uzajye ubwira abantu kubera ko wamaze umwanya utrendinga hapa na pale ugatekereza ko batakiguhostinze ngo ubwire abantu kuri uko kurushaka bigatuma uje gufungura cano? Imana we aho wampostinzeho namwinginze nka postinge ntaho hari. Reka nkwereke nk'abantu nakore ibiganiro abo kandi bigatrendinga kandi bikagira impact nziza n'aba debut. Uzababaze uzagenda ubaze Aline ati nari namuhamagara nkamubwira ati nyabuna I have never, ariko yarambonye somewhere arambwira mwiza can I talk to you, dushaka kuca tukaganira tugaseka tukirira show tukajya kuri debut tukirira show. Rero ibyo kuvuga ngo nafunguye cano kuko abantu bazayinyina, platform iri mu kanwa kanje nta platform y'umuntu nkeneye.
pipi kitariyo hari abantu bafite uducano akamba avuga ngo cano nta muntu n'umwe ushobora kwinginga ngenga nkire kuri cano yiwe ntawe. Niyo mpamvu nakubajije ntese kubera iyo mpamvu nico cyatumye ufungura aya masimba kugira ngo uzajye ubwira abantu uburenganzira wagize kugira ngo ufungure AFRIMEDIA nibwo mfite gufungura iyanjye. Nta n'umuntu ukwiye kumbaza ngo ese ko wewe ko wafunguye iyanjye. Oya nyine ndikubaza kandi mbariza bamwe badukurikiye kuki wayifunguye muri iki gihe uri gutrendinga rero. Uburenganzira birumvikana nibwo sibyo ni uburenganzira bwawe pe ariko kuki byakuriranye na ca gihe noneho reka nkubwire kandi watubwiye ko utazi impamvu uri gutrendinga y'abantu benshi bifuje kujya abantu banzi one on one bambwira mwiza warese tukaganira nkabura umwanya noneho umuntu umwe aza kumenya ko ndi muri off ni musaza wanjye amenye ko ndi muri off aranyinginga nari no mu gitanda niryamiye tuvuga se ko ndimana yari ni subscribe na show no kuganira gusa n'umuntu yambwiye ngo agiye kubona ifaranga nituganira bakamuha ifaranga sa amahoro ya Yesu ndipima mbona nabambaye nk'umunyeshari cange umurozi wari we wese kuko ikintu ndi kwimana kuvugana n'umuntu gutya gusa tavuga reka muhereze ikiganiro. It was my first time kwicara imbere ya kamera gutanga ikiganiro ariko bidashatse kuvuga ko it is my first time kucara kuri kamera nkaganira ndi mukuru ngana gutya nakwiye ko nigeze kucara kuri televiziyo y'u Rwanda apana y'umurenge y'u Rwanda rwose tuzite bwa bwa mbere kuja kuri YouTube muri 2019 nako muri 2009 nari mu wa gatanu primaire nicaye kuri televiziyo y'u Rwanda nicarana n'abagabo bakomeye bubashwe bafite ubwenge apana abaparaparanya bavuga gusa kuri YouTube bwari ubwa mbere kandi umuntu yanyinginze ngo tuganire ngo twari dusaze tugira ibyo tuganira by'umuryango ndetse kujya inama nk'uko abantu bajya inama turaganira mu ikiganiro mvuyeyo mbona abantu kugira YouTube babigize nk'ibintu biri bidasanzwe kubera ko batunzwe na views datunzwe n'izi views zangara abantu zitunze views zikabakoresha amakosa views zigatuma bata dignity views zigatuma bata humanity views zigatuma umuntu kuvukana kwanjye nawe gupfa kubera gusa views none kubera iki nge ntakoresha views nkakubwiza ukuri ugomba kumva nkaguha ibyo ugomba kumva apana ibyo ushaka kumva kubera ko ntacyo bisaba n'abatarazifungura muzifungure kandi muzeye mumpereza muri message mbakoreye subscribe kuko subscribe ngewe muntu wese ufite channel nzaguha subscribe ibindi Imana nizabimbaza urumva rero biba ngombwa yuko narice ngewe ngenyine ariko Arine ganiwe ari nazambyarira ibibazo Arine kubata muzi ni Arine wo kuri the beauty niwe fondateur wa Masimba niba kubwiye tifungura niwe uzi na password yayo n'amafaranga nitinye kuma kuri YouTube nzajya kuyasaba kwa Arine ambwira reka kwishongereza kinyozi se no kuvuga guti aza suzugurira akazi kandi ukunije mukirewe nije umusohokana nije wamubujije uburyo n'urugo ni rusenyuka nijewe n'ubu tubona turavano twame tujya muri show Arine arasara amasimba na Arine wasaze tifungura yarayifunguriye nje naricaye gusa kuri kamera ndavuga none Arine niba yarandwanisha nk'umuvandimwe Arine abadahurwa gatura inshuti ikibazo kirihe mureke dukore mukore subscribe Cynthia nk'umusingo mother ni gutu balancing ubuzima bw'urugo bwo kwita ku mwana n'ubuzima bw'akazi ikintu cya mbere nagize Imana mu myaka mito y'umwana wanjye ngiraho amahirwe yo kugira business yanjye ngende Bugande kuva ku myaka 4 umwana wanjye kugera ku myaka 6 hafi 7 nari mfite salo yanjye kugira ngo shifting imve Uganda nze hano nari mfite salo yanjye n'ubwo wabyariye Uganda nabyariye Uganda urumva ko kwa ko nari mfite business yanjye I had a lot of time to spend with my daughter. Ubundi buzima bwo hasi yaho ngo natangiye kwikoresha nagize amahirwe umuntu nakita nk'umumenta wanjye rekana namusuhuze bamwita niyo nzima Ismail niba azi ururimi ndi kuvuga ari kurwumva kuko ne wankoresheje internship ahita mpana akazi
yari niyo w'umuririmbyi ni umurundi abibuganda ariko naye ni umuntu uzwi cyane mu rwego rw'amasari buganda iyo umuvuze abantu babibugande baramwumva niwe wampaye amahirwe kuba nakora internship muri saro yiwe ikomeye cyane ampa n'akazi nari mfite full of time kumubwira ngo umwana namubwira umwana yabyumvaga cyane nta gihe nigeze ntandukanaho n'umwana wanjye kitari iki ngiki cyahangaha muri Kenya igihe cyahangaha muri Kenya ngira amahirwe umwana wanjye yakuze ari ku ishuri a lot of time I spending ku ishuri nimugoroba iyo ashaka ko tubonana most of time arampamagara mami uko waje kamwe ni kopo agira telefone why not agomba kugira ngo amamagare igihe afite imyaka 9 niyo yaba atayifite afite abantu bazifite mu nzu bagomba gushyiraho time akamvugisha mami uko waje ni kopa utakuja saa ngapi nitakuja saa 3:30 nikungoje yes ningoje nakuletea akakitu nkamubuzabuza nkamubeshabesha nkava mu kazi nkamusanga tukaganiraho iminota ingahe akambwira uko yiriwe akambwira kuko ngewe agomba kumbwira uko byiriwe kuva mu gitondo akigera ku ishuri mpaka kugeza nimugoroba uko kujya kuko mu bintu nka 500 ambwira nkuramo ibyo nashakaga kumva nkamuvugisha nkamuhenda nkambwira kuja ni kule mama tunajua ndio first born hata ndio wewe last born kuja hapa ni leo mkunzi kakuja na lea na bembeleza nkarisha nkahenda nkambika nkajya kuryamisha ejo mu gitondo tugakomeza ubundi buzima bw'ishuri iyo niriwe muri off nizi YouTube zaje zari ziri mu gutuma umwana wanjye atambona ariko ari no debut uze kwihangana bakuvuze cyane ariko niwe nyiri bayazana babivuze ariko ubu niwe nyiri bayazana ubundi muri off twagaza twirwa mu nyenga wa Yesu nkabyuka nkabyana ku ishuri nkagaruka nkaryama akagaruka agasanga namutekeye tugasangira nimugoroba tugatembera nihe challenging part nihe okay reka mbibaze mu buryo bubiri nihe iri rewarding na challenging part muri ubu buzima bwo kuba umusingo mother no gukora zose hamwe niki ubona part ikungura ariko nigoye cyane inyungura hari uburyo bwo kuvuga ngo inyungura mu buryo wakunze kuba ufite umwana wawe ugira urarera ugira gute ariko ukanakora noneho niki kigoye cyane kuba ufite umwana unakora ikintu kigoye ni wa mwanya jewe mbabazwa mu bintu nkimara kumenya ko ntwite hari ibintu nisezeranije kuba mu buzima bw'umwana wanjye igihe kinini cyane kurusha kuba mu bundi buzima like kubera challenge mu buzima twagiye ducamo zanyeretse ko igisubizo nkiye kuba mu buzima bw'umwana wanjye igihe kinini kiruta ibindi bintu ushobora kubamo ariko tubimaze kugera mu buzima bwo muri Kenya ubuzima bwo muri Kenya ntiboroshye urabishaka ariko ntibikunda ufite you have to work whether you like it or not you have to work amasaha menshi y'ubuzima dufite hano muri Kenya nayo gukora njye naje hano muri Kenya afite ibiro 82 none ufite binga mfite ibiro 73 komeza nuvuga ngo igihe kinini turi gukora kandi birakene bitewe n'inshingano dufite kwiga kurahenze umwana ngiye yiga ku ishuri yego nubwo atari ry'abakira ngo rihenze ngo riruti ry'abagabo ry'abana bafite basi nta baruta ariko hari abo ndusha ibyo nabitanze ku rugero rw'abantu bumva ko umugore udafite umugabo ari nothing kandi siko kuri abagore turahari turashoboye so challenging ihari niyo kuba ntari mu buzima mba numva ko iyo ngiye kuba mfite nk'umugabo ifite urugo hari uburyo wenda nari kuzajya nigiriramo impuhwe nkavuga ati ibingi barabinduhuramo reka wenda aya mezi nyicare cyangwa se reka shaka akazi kamfavaringa kuba mu bana ariko kubera ko ndi umugabo nkaba n'umugore byose ari ngiye bireba binsaba kwitanga cyane kugira ngo mbashe kubalansinga ibintu byose rero pia nabona igihe gito gishoboka ikindi gihe ni cy'akazi kugira ngo tubashe imibereho yo muri Kenya tudasabirije kugira umwana kuri wowe kuba ufite umwana hari igihombo uzumvamo habe na gito ahubwo ndi gusenga ngo mbone n'abandi ngo igihombo si igihombo kiri hehe nta gihombo nagize mu kubyara ni iyihe nyungu rero wumvamo mfite umwana wanjye apana wundi muntu
kugira umwana already uramufite hari indi nyungu hari ikintu wumva wungutse mu buzima bwawe apati y'umwana kumva mfite umwana none se reka nkubwire yewe urukundo ruri mu mwana wanjye bena holipiana urukundo ruri muri wiwe ruri unchangeable ibyiringiro byanjye byose iriya ni investment nk'uko ubona umuntu yubaka kubaka etaje akayishoraho kugira ngo izamutungira abana izagire iriya niyo investment ifite mu buzima ibyanjye byose ni hariya mbishora hizewe byanga byakunda ibyiza nteze biri imbere maze gusaza satani atabaye mubi biri muri uriya mwana nabonye wandika afite birthday uravuga ngo uzamuha ubuzima burenze ubwo wowe wagize haba hari ubuzima bugoye wanyuzemo bwatumye wumva gutyo ngewe umwana wanjye reka nkwereze nk'urugero ngewe imitungo mikeya nshobora kuba mfite yose yanditse mu mazina y'umwana wanjye nta kintu cyanditse mu mazina yanjye kandi ndayifite ndayifite imitungo ifatika apana iyi ngiyi ya iPhone no gusiga inzara wihagazeho cyane umukobwa wiyubatse cyane ni nako natangiye mvuga ntabizi kumbe nyine nibyo iri mu mazina y'umwana wanjye anytime niyo napfa ntago napfa nta kimusigiye ikindi gituma nkora nkakorera mu make nkamukorerera ntago nshaka ko umwana wanjye hari ikintu azakora kubw'imibereho mibi yanayembaje ko hari ikintu ubuzima we wanyuzemo ndi kuri wowe apana we kuko we wamaze kumusezeranya ko uzamuha ubuzima naciye mu buzima bubi cyane dusangize bubi pe ngiye naciye mu buzima bw'ubukene nakuze muri famiye ikennye irimo umugore w'intare my mom was a lion my mom was a tiger who have been there to do anything. Lion kuba tabyumva ni intare. Tiger ni iki harya ni My mama was a lioness. Nayimvuze lion ariko ni intare y'ingori. Nubundi yo yabaye intare y'ingori gakomera ikihangana mu byicamo iba yabaye iy'umugabo bamwe ni lion. Twe twakuriye mu buzima bugoye cyane. Abatuzi baratuza ariko tubwire kuba tabazi. Twaciye mu buzima bw'ubukene. Shobora kuza kugira ama emotion nkarira nta kibazo ariko sinzi ko nta muntu ufite agatambaro ngo antize ahubwo ntaza nyine make up gano yabaye ikibazo tundarira gutya ibi biveho nibivaho nse nabi ubundi twavutse mu muryango w'abana benshi cyane twavutse mu muryango urimo abakobwa 3 ufite abahungu 4 ndi umwana wa 5 papa wacu yari umupasiteri yari umuyumbi kuva kera kugeza n'ubu yewe niwe umuyumbi uteye ubwoba nyine abayumbi se subazi abayumbi nawe ntacyo utazi kubayumbi abayumbi nabo gusengera ubwoko gusengera ingo nuko ariko ntaragera muri ubwo buzima bw'ubukene papa yari umupasiteri muri eperi abasha gukora ibyo yashoboraga gukora nko kwishyura amashuri kugira gute haza kubaho ibihe mu Rwanda abapasiteri benshi b'abanyamurenge bavuye muri eperi I didn't know what happened ariko nabonye ko papa nyine yirukanwe mu kazi from there ntabwo yongeye gukora ndakeka kugeza n'uyu munsi wa none ndakeka ko kuva aho ngaho mama wacu niwe wakoze cyane cyane bishoboka kugira ngo tubeho ngaho ibaza umwana umwe ari gutuma ndara nticaye nkarara mpagaze ndi mu kurota ndi kogosha nkafata mashine nkogosha ndi mu bitotsi nsinziriye ngaho ibaza umugore wari ufite abana 7 utarize ngasaba akazi ka office mama wacu yacuruzaga intoryi n'inyanya ku bantu badandaza mu isoko hari n'abandi benshi bafite ba nyina babareze muri ubwo buryo ariko ikintu kiza kidutera kubivuga abantu ntibakabyumve nko kwita hanze oya je ntago ushaka kuzatanga ubuhamya mama yapfuye ndashaka kuzajya muvuga kiriho Paul mama yaravunitse cyane
kugira ngo aturere, aribwa n'inzara, yambara ubusa, afite baramukazi biwe bafite ubushobozi, twe dufite abantu bo mu muryango twatekerezaga ko badufasha ariko ntibadufashije. Ntuzagire ikintu na kimwe ukatamo, buri kintu mvuga hano uzagitanga nk'uko taco nza nkata, taco rwose. Twari dufite umuryango utari mubi, cyangwa utari abakene nk'uko twari abakene. Mbese umuntu yavuga ko ati reka mfashe umwana wa musaza wanjye, reka mwigishe, undi agafata, bakadufasha mbese nk'abakene, ariko ntibyabaye, ntabwo byigeze biba. Ahubwo mama wacu yararwanye mu bibazo byinshi ntashobora kuvuga hano. Turiga, abashoboye kwiga turiga, abo byagiye byanga bikanga, yasunitse nyine hari aho bageze, yarwanye araturera muri challenge nyinshi zitandukanye, aduhagararaho, atwumaho kugeza n'uyu munsi. Mama wacu ni intwari, ntiyaturugo, abandi baturugo, byarashobokaga ko yaruta, byarashoboka ko yadufata akadujyana mu basegega iwacu, ariko ntiyadutaye, yaratureze. Nubwo wenda bamwe muri twebwe twagiye ducumbika, nkanjye naracumbitse nabikuye ko nabaye umupangayi, ariko mama yakoraga uko ashoboye. Njya nibuka amanota yanjye asohoka primaire iyo muri mediverbe, natsindiye ku manota ateye ubwoba, natsindiye mu cyiciro cya mbere mu mena rugamba. Neretse amanota mama, aho kugira ngo anezerwe ararira. Ni iki cyabaye kuri kurira? Arambwira ikintu kiri kumubabaza, ni amanota nabonye ariko ntari kubona ahantu bizaca kugira ngo njye kwiga ikibeho. Yagurishije ibitenge, ubwo umuntu aba afite ibitenge mu nzu, ko ahantu tuba ni mu Banyarwanda, ntabwo bareba ngo barebe ko ibitenge umuntu yamugurishije yabyambayeho agize gute, hoya. Yaragurishije, akagurisha ibishyimbo, akagurisha utuntu. Ari ukuntu abantu kera bari ruguru, umuntu akajya batuma y'ubutumwa ati wagurishije inka mukamfasha ko umwana yatsinze. Twebwe izacu n'inkaho ntazahabaga. Yavugije induru, arasaba abantu, arasata umwana wanjye yatsinze, yagize amanota ateye ubwoba, mwamfashije. Abura umuntu wamufasha mu muryango, aragurisha. Mbese urumva akagurisha ni ukwanga amasoko yacuruzaga muri iyo minsi amanota amaze gusohoka. Yaravuga ati nimushaka inzara nishaka ibarya, ariko uyu mwana agomba kujya hehe? Ku ishuri. Arapfundikanya nk'umugore, njya kwiga muri mediverbe mu kigo cy'abakobwa gusa, aho bita muri Nyaruguru. Imana iramfasha njyayo. Njye nibuka ko niba bari badutumye ibintu, njye sinzi ko ibyo najyanye byari byuzuye kabisa. Kwari ugufata ugahuza, njya ku ishuri. Mfite musaza wanjye w'umupolisi ukomeye mu Rwanda w'imfura, yabuze amafaranga yo kujya ku ishuri. Mama akajya ajya guca inshuro, uzi icyo bita guca inshuro mu Banyarwanda? Guhingiririza. Ngira ngo wenda mama niwe waba uciye inshuro ari mu Rwanda, birashoboka. Akajya guhingira nyine abandi bantu, atarwa ngo bamuhereze amafaranga, kugurizanya. Adafite amafaranga yahingisha mu mirima yacu, ko twari tuyifite imirima ya EPR, kugira ngo azabone amafaranga yo gutanga kugira ngo yinjire mu gipolisi. Mama yaciye inshuro kugira ngo uwo musaza wanjye abe uyu munsi ni umupolisi ukomeye. Ntabwo nshobora kubyibagirwa. Mfite musaza wanjye w'umuveterineri, kugira ngo yige mama yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Mfite mukuru wanjye wize ararangiza ibyo bita business and management muri university. Mama yafataga icyo bita amakredi muri banki, agafata kredi, yafata igashira, agafata indi. Imyenda yaramucikiyeho, yazamukaga imisozi. Hari abantu bazi nk'umuhanda wa Ruri, umuhanda ugeze hano ku giti cy'inyoni, hari umuhanda ujya za Sikoro, niho ujya iwacu. Akazamuka iyo misozi n'amaguru kugira ngo agere Ishyorongi mu isoko, ajye gucuruza kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura kredi. So background yacu mu buzima bwacu, twabayeho mu buzima bubi. Abantu bazagenda babukurikirana, demo nzaza demo ku masimbi, demo kuri debute, nzajya ngira ko nshishamo, mbashuniremo, mbaherezemo. Ariko ngewe nabonye umugore w'intwari wambara ubusa, nabonye umugore w'intwari wicwa n'ubukene, akicwa n'inzara kugira ngo abana biwe
babashe kuramuka. Niyo mpamvu jewe iyo bigeze ku mwana wanjye mwumaho, ariko icyo ntazakora wenda nka mama ni ukubyara abana benshi. Ntabanje gutegura, nzabanze mbategurire, mara kubategurira mbabyare. Ubona yarakoze ikosa? Ntago yakoze ikosa kubera ko byari mu mugambi w'Imana. Buri mwana uvuka biba biri mu mugambi w'Imana. Nkawe ntiwari kuvuka iyo zarabaka. Ibaze yigeze kumpa story reka ngacishemo kuri AFRIMEDIA. Kera nyine habagaho n'ubundi tumvikana mu ngo nk'uko n'uyu munsi bihari. Iyo tubivuze nagira ngo kera ntibyahozeho, byahozeho rwose. Afite uko yakoroganye na bene wabiye mu basegega aho yari ashatswe arahukana. Iyo story yayimpaye ejo bundi. Noneho ataha afite abana babiri, ndetse banga yuko anabatahana basigara iwabo kwa base nyine urumva iwacu. Aragenda bari imyaka myinshi yaragiye kabera gusenga, yumva nyine ubw'iby'urugo yagivinze up. Ajya kwa Mariya ajya kwisengera avuga ati ubuzima busigaye n'ubw'Imana. Bigeze aho nyine imiryango ibyicara maragaruka. None ndamubaza ntingahibaze nk'iyo wahukana ugaguma kwa Mariya ntugaruke. Urabona ko mba ntaravutse kuko ndi umwana wa gatanu. Urabibonye ibibazo byo kwahukana? Ntago mba naravutse. None kubera kubwo kugaruka naravutse, ndi umwana wa gatanu kandi tubyumva kimwe. None urabona ukuntu Yesu ari mwiza. Kubabarirana mu ngo bigize gute babikenewe. Ntabwo iyo akomerezaho cyangwa iyo ajya muri onapo hari ababa bataravutse barimo ngiye kuko ngende wa gatanu. Kuki ushaka kubyara bake kandi uri umukozi none ufite n'imitungo? No, impamvu ushaka kubyara rero ibya kera n'iby'ubu biratandukanye. Ntago bifite itandukaniro rinini cyane. Yewe ntabwo nifuza kubyara abana benshi ntabanje guteganyiriza. Kandi waravuze ngo urashishikariza abagabo b'abanyamurenge bashaka abagore benshi babyare bororoke. Konti wivuguruje ko bantukira kuri umwe nta mugabo mfite, none nimba byari batatu ntawe mfite. Urumva nashishikariza muze mudushake tubijyati tuhari se. Ntabwo ushaka kubyara gusa kuvuga ngo impamvu udashaka benshi nuko nta mugabo ufite. Kandi umugabo ushaka nyine ndashaka umugabo nyine uzaza tugafatanya guteganya. Ntabwo ushaka kubyara abana bo. Twisubiriraho nyuma aho kuco twari turiho kuri iyo testimony wari muduha iri touching. Yaba ari yo mpamvu kubera gukurira mu buzima bw'ubukene yatumye ubyara? Nabyo. Nabyo. Nabyo birimo. Kubera iki? Bose ndaguye impamvu cyane ndayinjiramo, ariko nabyo birimo. Kubera ko nakomezaga gushaka guhaguza gushaka like how I can change life. Cyane ko nari umukobwa muto mu rugo, nahoraga nshaka icyazana impinduka. Ikintu cyambere numvaga nshaka gushaka. Nabonaga ibisubizo, nabonaga abandi bagore iyo bashatse ngiye umuntu akiri umwana bazi ko mu rugo ari paradizo. Numvaga ko nimbona umugabo nkashakwa icyo kibazo kiri bube gikemutse, kwanza kiri bube kibaye etike. Numva ko ibizabisigaye bizaba paradizo. Ikitari ukuri. Ariko urumva bitewe n'ubuzima twari turimo nibwo bwampushingaga gushaka anywhere where I can get solution. How can I find akagira ikintu gihinduka. Ariko bitarakunze, ariko biva mu mwana kandi bitara ryaka cyane. Dufite ibyiringiro wenda nk'umuryango Imana nibikora kandi bizakunda. Byagenze gute kugira ngo bimere uko? Bimere gute? Mbese kugira ngo wisunikire kuja kubyara cyangwa se warabipanze kugiye kubyara cyangwa? I have never planned. I was at school by then. Nko n'umukunzi nkuko nandi wabona umukunzi, harambesha nkuko nabandi bose babeshwa. Turakundana nkuko nabandi bana bose bakundana, ariko I didn't have any guidance. Nta guidance nari mfite ihagije yo. Wari ukiciga muri secondaire? Nari ku hair dressing. Mu Bugande. Yarambwira ko ngiye kugushaka, ngiye mbona nyine yagiye kunshaka, yankunze ni mwiza. Mu gukora ibyo abandi bana bose ugira ngo abana bose hafi ya bose barabikora. Nta bidasanzwe gusa nuko twebwe iyo ikibazo kiri mu kuba bari mu kureka kwamagana ubusambanyi bakamagana abana. Ariko
ibyo bintu abana benshi babicamo nubwo bose batabibyariramo nanjye nabikoze nkuko n'abandi bana bose bashaka kubikora ariko mbitwitiramo inda y'umwana wanjye so by then kutwita niko kumenya ni nako kumenya cyane gusobanukirwa umuntu ndi kumwe nawe mbona nyine bitakunda ariko papa w'umwana wanjye nta bibi byinshi mugiraho ntabyo pe sinshaka ko mwarakundanaga we was young even me and him we were young twari batoya twese ngewe nawe twari batoya ataritegura nanjye ntaritegura ariko excitement y'urukundo idukoresha amakosa ariko mu makosa yacu havamo umwana arahari so I don't blame him anything nta kintu mu blaming kabisa mwese mwararyoshaga twese twari abana twakoraga ibyo abandi bana barimo gukora muri no minsi biva mu umwana arahari nta kintu mu blaming we nicyo namu blaming aho nuko wenda atamfasha uyu munsi wa none inshingano z'umwana ariko ibyo kwanga baraguterana inda oya nta kintu kuki atagushatse ku kintu cyo kutashaka nawe yumva ikinyarwanda ashaka no kuzabibona ariko uzaze muri comment section ubundi uhatwike atubwire kutashaka ni ngewe wabigizemo uruhare kubera yuko papa w'umwana wanjye he is so proud of me ambonamo ibyo umugabo wese ashobora kubonamo umugore mwiza yabana nawe mu nzu ariko kubera experience y'ubuzima twaciyemo mbonaho umugore avunika cyane mubonamo 1 2 3 ntashaka ku mugabo n'umwe ashaka kubana nawe mbona nyine nta mpamvu ndavuga let be just a parent to our kid kandi kera yaguteye inda kunterinda no kunshaka biratandukanye ushaka kunterinda ariko ntitubane nibyo abantu barimo kwitiranya umuntu ari kuryamana n'undi mwatwara inda ukumva ko ari lazima ko mugomba kubana kandi mutaragiye kuryamana muri gupanga kubana kandi waruvuze ko mwumvaga mwobana yakubwiye ko gushaka bwari ubwana ariko maze gutwita inda gutya ikinjira nibwo namenye umuntu turi kumwe neza turanuturyoshya umuntu agiye kugusaba ushobora no kugusezeranya Amerika kandi nta n'ibyiringiro afite nta bidasanzwe yakoze n'abandi badakora umukobwa wese iyo bari kumutereta ngo barebe uko bamushuka arabwo nzagushaka uri mwiza urasa n'ukwezi nzaguhisi nijuru nzakugurira imodoka ubu bari kubabesha nzakudekarara nzakujana kandi abakobwa turabeshyetse ndemera mu kwemera mba nkayambe baguye mu mutego ukiza mvana mu mwana uhumeka udafite ubumuga udafite ikibazo umukobwa mwiza umwana nyine namanye kuri status ufite umwana mwiza pe ibi byose atankoreye umwana wanjye azabinkorera ariko nta rubanza nshira papa wiwe kuko ntabwo yigeze anga kunshaka icyo ni icyambere ikindi cya kabiri umuryango nabyeyemo umwana wanjye barambaniye kugeza n'uyu munsi bagufasha kumurera niyo baba batamfasha kumurera ariko barambaniye they don't blame me for anything ndabubaha pe uwawe umuryango wavukamo kuko akenshi muri sosiyete yacu iyo umukobwa atwite cyangwa se abyariye iwabo hari uburyo bidafite isura nziza ababyeyi banjye papa wanjye na mama wanjye barabyakiriye kubera ko nabanje no kubashuka ko ndi kumwe n'umugabo kugira ngo ntabababaza kuko nti mwabanaga nagiye mbere kuri gahoro umwana yaraje umwana ateye imbabazi imeze neza nta kibazo na kimwe mfite ngo ndi mu buzima bubi bagenda babyakira ariko by then ntwite narabahishe nabwiraga ko bamenye amakuru ari uko wabyaye no by then ntwite kumenya ko umugabo tutabana cyangwa ntanamugira babimenye naramaze kubyara n'umwana ari mukuru najyaga njya no mu Rwanda bakambaza atameze ati nkamuhamagara kuri telefone bambwira ati ruzindana bikwaye baba powa vugana na nyoko bukwe bakavugana warabyaye batazi ko none se papa w'umwana wanjye ari icyo dupfa nta kintu dupfa cyangwa mwaranabanaga nyine n'ubu ziza namuhamagara nta kintu dupfa nawe dufite ibyo twabonye ko tutabana nk'umugore n'umugabo ariko nta kintu dupfa byo kuvuga ngo ni umwanzi ngo oya biriya ni ubuswa ntitwabana twabonye ko tutabana ariko twarabyaranye dufite umwana nta inka yacitse amabere nuko uba uhisha iwanyu ko utwite urinda ubyara batazi kubana n'umugabo batabizi bazi ko mbana nawe mama yakomeza no kuntesha umutwe wazamudoya akadusuza nkamushaka nyine umunsi nzamubona nkamubaho ni ukuvuga ngo bababwiye ko wabombotse cyane
tibigera baza kugusura cyangwa ngo basabe inkwano baze gukoshanya n'ibindi. Ibyo ni ibintu tutari bwinjiremo cyane, ariko icyo nzi neza cyo mpamya neza ni uko umubano w'imiryango yombi uko ari ibiri, aho nabyaye umwana naho bamubyaye batabanye nabi. Bose n'abanyamurenge. Se umwana njye n'umukonyine. Ni umuziga. Nawe nigeze ko umuntu umwe yishuka kuri kamera, umwana ye ngo ni umuganda inko, umwana njye si umuganda, umwana njye ni umututsi wuzuye. Buje ibyangombwa byose. Niyo mpamvu yitwa Mbabazi. Mbabazi ni izina yahawe na sekuru. Mu bakonyine. Rero nta mibanire mibi iri hagati y'iyo miryango. Ahubwo habayeho baranavuganaga muri icyo gihe hagati y'abantu babiri babyaranye umwana, babona umwe ntiyaba umugore wundi, ariko umwe ni mama w'umwana wundi n'undi ni se w'umwana wundi. Papa Piana ni papa wa Piana, nanjye ndi mama wa Piana. Kandi mwese muramwemera. Nta dini yakeneye umwana wanjye wabo baramwemera, ni nawe mfuri wabo mu buzukuru, niwe mwuzukuru wabo mukuru, bamutwara nk'amata y'abashitsi. Ni gutya. Yego, ni gute dusangize niki cyahindutse nyuma yo kubyara uri muto? Ubuzima bwawe bwahindutse gute? Wabyaye uri muto mu myaka mito nkuko wabivuze, unatangira avuze ngo ndi umukobwa muto. Ni gute ubuzima bwahindutse rero nyuma yaho? Ikintu cya mbere byanteye kwiyubaha, kugira ngo umwana wanjye urugero rwiza, kugira ngo nubahishe umwana wanjye. Byanteye nivuga hari ibintu ntashobora gukora kubera ko ndi umubyeyi, kugira ngo mparurire umwana wanjye inzira yo kubaho neza ejo heza hazaza. Ikindi cya kabiri byanteye gukora ntabifitemo ubunebwe habe na gatoya. Nkora mbese n'umutima wose n'ubwenge bwose n'ubushake bwose, kugira ngo mbashe kuba provider mwiza mu buzima bw'umwana wanjye. Cynthia, tugana ku musozo kubera ko umwanya usa n'uwagiye. Iyo witekereje wowe Cynthia, nirihe somo wakuyemo muri ubwo buzima waciyemo bw'ubukene, urabyaye ubyara utabiteganyije kugeza uyu munsi? Isomo nakuyemo rya mbere, situwasiyo urimo yigutera gufata imyanzuro uhubutse. Kuko ushobora kuba uri muri situwasiyo mbi ikagutera gufata imyanzuro uhubutse, iyo myanzuro ikongera ikakuzanira indi situwasiyo mbi nanone yiyongera kuri ya yindi wari urimo. Uyu munsi uko hameze, ejo ni heza kurusha uyu munsi. Gabi, uyu munsi duhari, ejo hacu niho heza kurusha uyu munsi. Don't give up even if you have challenge nyinshi, even if abantu uzi ko iyo abantu bageze mu bibazo mu muryango, abantu babaca intege bakabereka ko ari aho ngaho mugomba, ari abo mu muryango, nabo mu muryango. Urumva iyo umuryango wahagurutse noneho satani yarongera, urabona nyogosenge yakwanze, so wanyu yakwanze, usigaranye ndetse. Ariko Imana ninde? Imana katari Imana ni se wabo w'abantu bose. Niba ufite ibibazo uyu munsi birenze wenda n'ibyo nahuye, muzaye bimenyera ku masimbi. Ubuzima bwanjye nabwiye ngo ni documentaire ikomeye nzavuga kuri channel yanjye. Ongera wiha akanyabugabo, ongera wiha imbaraga, ongera wiha amahirwe, kubera yuko ibyiza biri imbere. Ntawamenya aho inzira z'Imana zaca ibihumbi. Hari igihe wasanga inzira z'Imana zaca kuri AFRIMEDIA, hari igihe wasanga inzira z'Imana zaca kuri Cynthia. Ongera uhure n'abantu, ongera wikunde, ongera wiyiteho, kandi n'ubundi ibyo utakoraga wibikora kubera challenge wahuye nazo. Njye njya mbibwira abantu, ntabwo njyewe mu bukobwa bwanjye sinanyweye inzoga, sinagiye mu biyobyabwenge, sinigeze nicuruza. Even if nubwo koze programme ngafatwa, mfite ibimenyetso, sinaruha mbyihakana. Umujura n'uwafashwe, ariko abajura turi benshi. Abakoze kiriya kintu nito. Ubu bavuze ngo bafate umunzani bawushyire nko ku ikanisa, maze buri mukobwa uzajya kwinjira mu ikanisa ajya utaruka gutya turebe utaratatera ibuye. Ariko twosanga ikanisa ryose rifite abagore gusa, twosanga nta mukobwa dusigaranye mu ikanisa. Ni ukuvuga ngo nubwo uba warateye ibuye ku karere, nubwo uba warafashwe, nubwo uba warahuye n'ibyatuma ongera witeremo akanyabugabo, ongera utere intambwe kuva mu byagutsinze, wiha ibyiringiro y'uko intsinzi ihari
ibyiza bihari. Cynthia watewe inda cyangwa se wabyaye kubera urukundo, kubera ko byari bimeze gutyo, urashobora gusubira kubyara ubu nyine? Kubyara kubw'urukundo, kubw'iki? Kubera kubikunda. Kubyara mfite kubyara, kereka Imana izanyima abana mu nda bashiri babe batarimo, utarashaka umugabo ko barimo batarimo, ariko bari no hari imyaka nzageramo nka giving up iby'abagabo nkabyihorera nkabyara. Pana biriya byo wabonye bari abakecuru ngenza nanabaseka ngatangara ngo ategereje umugabo afite imyaka 40, ngo ategereje umugabo akarinda agera muri menopause ategereje umugabo. Ntago abakobwa twese tuzoshakwa, ibyo ni politike z'amatorero zo kubesha. Niyo mpamvu tubafite abakristo ariko batashatswe. Kandi igitangaje bari abatashatswe si n'amasugi. Ngaho ibaze kuzazira icyaha yuko utari isugi utaranashatse, utaranabyaye ukaba utarabyaye, ukaba utari isugi, ukaba udafite umugabo, uri mu gihombo nk'uwashoye amafaranga mu isoko bose bakayatwika. Urumva nanone aho kugira ngo ubure ubusugi, ubure n'umwana, ubure n'umugabo, wabura ubusugi ukabura umugabo ukabona umwana. Jewe rero mu by'ukuri guhari ku Imana guhari, jyewe ntabona umugabo nzabyara, na papa narabimubwiye na mama narabimubwiye, barabizi pe, ibyo nabikiranutse. Simbikiranutse se no kuri media, ntihazagira umuntu mbaza ngo ko wabyaye. Ningera imyaka 33, 35 nkabona umugabo ntarimo araza nshaka, jye nzabyara abana, kandi nayo mabyara ari ndaheka nabakurikirana bihuse nk'abane. Uzabakura? Ayibe uzasura kuri wa mugabo? Nibo nyine batazabura, ahubwo se nyine sinasura no kuri papa Piyana nkamwinginga, nta kintu bitwaye. Ndi umugabo kukubyarira, uza abagabo hano hanze baza bananirwa kudushaka ariko bakatwirirwa ku matelefone adutesha umutwe ngo badusambanye. Ntaguhe programme yo kugushaka akaguhereza iyo kugusambanya. Rero nabano ukuvuga ndi mu kubona abakobwa akama bikijinge ngo ari mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana akagira imyaka 40 akagera muri menopause ari mu murimo w'Imana. Urabimuziza? Ibi cyane. Cyane. Tiwemera umukristo kankubwira iki kankwereke cyakoze yuko nyine bidashoboka yoko yowe ngo babatuzanire tubapime tureka ari amasugi byonyine. Byonyine. Kuko byomba baza kugira kwinjira muri menopause utari n'isugi utaranabyaye. Nuba barangahwera. Yari umuntu nabwiye mutuma kuri bariya bene wacu babasegege ngo ave muri ayo mashi. Ariko kuja muri menopause atavyaye umwana ave muri ayo ngayo, Yesu azamutabarana n'umwana kandi azamubabarira. Nyabuna. Cyane Yesu yiteguye kutubabarira. Yesu yiteguye kutubabarira ibihe byose. Gabi abazaya. Ekitangaza birabaye kabisa. Azishama se abuza abaziha. Nego. Nukuri. Nuvuga ngo ubunyine uri ready wose ubiruka byara ubunyine. Jewe natwaye inda sinayikuramo. Ibyo byose sifite sibibaho. Nemega kuryama ikinjira no nabyara pe. Tutwaye. Kubyara ni byiza. Iyo ni umukobwa w'umunyamurenge. Abantu tibazi ibyishimo dufitanye n'abana bacu. Abantu bari mu kudutwira abantu tibazi umunezero dufitanye n'abo tibabizi. Jewe ndi murindi juru. Ndi kubyuka nkabyuka sinziriye namureba nkavuga niki cabaye. Uyu muntu nuwanje. Kumugirira ni. Ubu wagira abakobwa badukurikiye kuri AFRIMEDIA ngo baje kubyara. Sinagira inama muza munkotinga nabi. Nicyo kintu uzapfa nabi. Tugukotinze ko ndakubaza. Nakubaje se Gabi. Ngiye kugira imyaka 30. Umugabo ushaka ntagabonetse. Nta bugumba na bumwe mfite. Erega mfite amasaziro Gabi. Mfite kuzasaza nkaba umukecuru nkene yabanje kumfata hariya habi. Undi muntu atafata. Mwamara mukagira abagore inama ngo ubwo umugabo yabuze ngo no kubyara ngo bireke kandi mudaye no kwifata batari mu kwifata. Aho niba kwifata byakunaniye byara. Hino none reka gusazira ubusa nanone buryo gusa. Turi ipusi turi imbwa. Uri umuntu. Utubyari nta bana uzi bari successful kandi badafite base ntibahari. Muja mu ikanisa mukavuga amayinjiri gusa amayinjiri adafite ikintu ari gufasha pi. Niyo hari gutuma mva mu bakristo gahoro gahoro. Ibyo zonyine byo gukomeza kubesha abantu. Kuko umukobwa ari kugira imyaka barahari ngo abana bamusaza we. Yari afite amahirwe yo kubyara biwe abamusaza kandi batangira kumufumbata. Ikibazo cyanyuma. Cyanyuma dusoze. Nico cyanyuma kugira ngo dusoze. Abagore mugende mu byari. N'abagabo mugende mushaka.
iyo abantu batekereje cyangwa se abantu batekereje Cynthia ni Cynthia yakwifuza ko abantu bazibuka kuri we kuri njyewe legacy ni ushaka gusiga mu mitwe Mu y'abantu mitwe wowe nka y'abantu. Cynthia nico kibazo cya nyuma tuhite dusoza ikintu legacy ya mbere njyewe ibugande nari mfite abana bo mu muryango ndera abatwara nk'abana banjye mpora ntekereza nkavuga ngo wenda mfite nk'abantu babashije kubaho kubera ko napagashije ndamutse mfuye aba bantu bashobora guhagarara mu birenge byanjye ku bana banjye n'uyu munsi ndabafite ahantu hose hakenewe ubufasha biri ngombwa ndafasha kugira ngo nzaremerwe imirimo myiza ya yindi ya Dorcas. Ikindi kintu kirenze ku bindi byose yewe sinkunda ibintu byo kubesha ndashaka ngo mvuge ukuri kukugireho ububasha kukubabaze kuguhonyore uwabashije kukwakira gusingire bazibuke ko ngiye singira amatindi nari umunyakuri. Wararetse wari umunyakuri wararetse azin ubwo icyo gihe nyine nzaba napfuye. Okay. Ikindi kintu nshaka kuzakora sinzi ko nzagikora ariko nzagikora genda ari uburyo ndashaka kuzakora icyo bita ndashaka kuzitegurira amazishi yanjye nkiri muzima uko nifuza uko yagenda ibyo nifuza ko byazakorwa ikazaba legacy yanjye abana banjye kandi uko nzabivuga ndacyabitegura uko niko nzaba nifuza ko bizagenda udahinduyemo ikintu na kimwe uko nifuza ko bizamera niko nshaka ko bizamera. Cynthia ndagushimiye kubwo kwemera ubutumire bwacu kuza kuri AFRIMEDIA gusangiza abakunzi ba AFRIMEDIA iyo story iri challenging ariko ndagira ngo dusoze ubwira ikintu cyanyuma uvuga kugira ngo niba hari ijambo wumva dusize ubundi dusoze. Ijambo rya nyuma niryo ryari kubanza ariko reka ribi rya nyuma nanone nta kundi niryo ryasojwe nabwiye ngo ndi umunyamurenge sindiyo ndi umunyamurenge wemera yuko ndi umunyamurenge ndi umukongomani apana muri kubesha abantu kuri social media ngo abanyarwanda je si ndi umunyarwanda ndi umukongomani wavukiye mu Rwanda nkabona ubwene bw'igihugu bw'u Rwanda ariko mfite iwacu hasigaye n'abantu haracyari y'abantu nubwo ngewe ndi hano ndakangurira cyangwa ndasaba urubyiruko twe turi inyuma y'igihugu turi mu gupagasa turi mu gukora dufatane ukuboko tugerageze twumve uburemere bw'ikibazo kiri iwacu dutabare twive inyuma dutabare abagore bagenzi bacu badafite padi abakobwa dutabara abana dutabara abagabo bari mu gahinda nta kundi gutabara tuzakora ni uguca mu buryo bw'umusanzu dutanga umusanzu aho wawutangira mu Kagara cyangwa umwe nuko uzagera ruguru agafana akagara si abanyamurenge baza batanga umusanzu se nabo nyine reka vuga ikibazo we basanga nibo bazaza bakatubwira kuko ngende twirwaneho ariko amakuru mfite nuko bakagara ari abanyamurenge none ga nibo bazakatubwira ese umusanzu urakenewe cyangwa ntukenewe ese abanyamurenge bari gukorerwa genocide cyangwa ntago bari gukorerwa genocide Jesi mpamagara utugara cyangwa abandi batwirwaneho ko ndahamagara buri munyamurenge ahantu umuntu wese uzi ko ari umunyamurenge ni dutanga imisanzu dukoresha amajwi yacu dukoreshe platform dutabare bene wacu bari mu ntambara kandi mureke gutinya kuvuga ko bene wacu bari mu ntambara bari mu gupfa ngo ukamusanga umuntu ari kuri social media ariko ngo abanyamurenge ntago bari gupfa uwo muntu aba ameze nko gupfobya genocide nk'uko uri abantu mu Rwanda umuntu afungirwa gupfobya genocide yakorewe abatutsi abanyamurenge bamaze imyaka 8 barimo barapfa twe turi hano ntabwo ari 8 gusa iyo ni 8 y'ejo bundi yikurikiranyije ejo bundi abantu kugira ngo bahaguruke mutabare muri mu bisirimba
ingufu abasore bacu barimo gukoresha mu bisirimba nidushaka uburyo twazo tujye gutabara ruguru. Abafite amafaranga tuyatange, abafite uburyo bwo kuzamuka tuzamuke. Niryo jambo ryanjye rya nyuma navuga. Kuki utagenda wowe? Ngewe nzagenda kandi nzagenda, turi hano nzagenda. Icyo udakwiye kumbaza none ahangaha ntumbaze ngo wenda ngo zigende ngiye gufata imbunda kuko sindayifata, ariko wasanga nzi uko bayifata. Ariko nzagenda kubera ko mfite amatsiko, mfite amatsiko yo kureba iyo paradizo. Nzagenda, I will go. Umunsi umwe ngiye kukubwira ngo se ngo ntibzaba ari wa mwambi wa muheto woshe umwambi turasoje. Ubutumwa bwa Cynthia mwabwumvise, buri wese bireba abikora uko bikwiye. Buri wese bireba abikora uko bikwiye. Ishaka ni ingenzi. Ubwo ngubwo turabivuze kandi umuntu abyumvire mu mutima we. Yabwiye abanyamurenge ariko si bo bonyine n'inshuti zabo zibakurikiye, ntaco bitwaye rwose n'ababashigikiye kugira ngo ico kibazo bakivemo. Cynthia ndagushimiye, hanyuma nshimira namwe mwadukurikiye, abantu mwakurikiye AFRIMEDIA live turabashimiye. Nakagaruka muje hano muri comment turapininga channel yiwe, mugende murebe ibizaza avuga, ibyo mwumvise mpaye mvuga navuze duke, namubajije duke, azavuga ibintu byinshi hariya hirya ndashiraho ko vuga ku masimba. Yego yibabwire hanyuma ubararike baje kugushigikira. Ko ntukuyemwe abandi. Oya ni yacu twebwe abasegege, ariko nabandi bose turabararike. Yibabwire yitwa Amasimba TV show. COE numusegege umwungirije n'umudahurwa. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Mwari kumwe na Director Gabi nk'ibisanzwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, mwitege n'ibindi byinshi. Imana ibagenera ibibakwiye. Amen.